Alright, nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane bihangane kandi ukomere mwisi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bucya bucyane handa rwose nabyo mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse ndashimira ko mudukurikira mudakwema kutwereka urukundo nimwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri Imana igiba imigisha myinshi koko itagabanyije ngende tushime Clever uyu n'umutako live kuri kamera zacu turi kumwe na Nyamabondo uyu munsi twamuzindukiye kabisa twamusuyiwe mu rugo Nyamabo ya habari za asubuhi mzuri sana mere mukaji musaza ndi mu muganda mwana kuri mukoza musana wende kore kubandika tete dushishikariza mbere kujya gukora umuganda handi banzo gukora iwawe ubanzo ugire waheza none usoze yo gukora umuganda rusange ngiye kurishera ku rugereka ni fresh ariko fresh ndashima Imana kabisa cyane kubeshye narinzi ko musangana no mukobwa ajya ntabwo byo bigeze njye mbije muri anga rwose ndakuberanya arya umugabo ndakubera umugabo kabisa urambira umuhamya ho umuhamya ubwo buriyo nsoje akazi nyita niyize niba kubeshyera ubwo hako ntabwo ari iminsi yose ibyo ntabwo bivuga iminsi yose bani iminsi yose gute niba ngereka nta baca niba uba bacaka umugore ari ubu nta wari wabona wo kwishumbusha mwana ntabwo ntamubona umuganda wawe ukabukoreye ku byombo hase kuki utajya woza ibyombo none ubwo yumaze kurya ubundi uziko nawe baragoje ko ntajya noza ibyombo nyine mu mategeko ubundi mu mategeko yumaze umva se nkubwira mu mategeko yumaze kurya urukumva yo koza ibyombo y'igikoni yumaze kurya utawoza ibyo wayiriye iyo umaze kurya rero ukatoza ibyombo uhora n'inzara gute uhora umukene kuvuga urarya wamara kurya ukagenda ukazabyoza wabonye ugiye kongera gutera ugiye gutera ubwo no kuvuga ngo no kuvuga ngo uramutse utagiye guteka ntiwakoze ibyombo abandwana n'ikizuba ujya umara nk'igihe tuvuge nk'iminsi nk'itatu utari waza mu rugo ubwo mpagira nza niryamira birashoboka iminsi itatu ubwo iminsi itatu ibyombo by'iminsi itatu bitogeje biba bimeze bifite Nyamabo oya biranuka ariko gerageza kubitumbika ubwo se n'ibintu ndabitumbika y'amazi nkajya nyamena aho nese ubwo ufashe iminota 30 ahubwo ukagira ukabyoza cyangwa se iminota 15 aho kugira ngo ubitumbike ntubyoze kana gasituro waya nibugira gusa oshi nibugira gusa z'ibyo z'ibifite kandi turebeye mu biganiro ko iyo bakoreye hano n'abandi ko mbona ari ibibu ufite nibingibi nyine biba byakoresheje buri gihe ntuhindura unozo ko utarahindura kamera nese nakoreshaga neza ikoresha nasanze uri ndangara ubundi bakwibabara ubusa ntabwo wakiba byagorana ngo ntabwo umuntu yaza agapfumura hano bakakwiba gusa wapfumura uturukije hano hari kamera hano hari abazamu babiri dufite n'imbwa ndasiriye imbwa nayo wabonye biri inyuma mu kazu njya numva bavuga ngo urugo rutizera Imana rworora imbwa oya binamagambo nukorora no gutunga ubu namagambo nose uko igihugu ntabwo cyizera Imana ko kigura imbwa mu bindi bihugu nese kazi zikora niki yanye ni ikora none twabwo ntirinda mwebwe nese yanye isaka umuzi cyangwa isaka ibiyobya bwenge ariko isaka abajuru none kitafasha umugore wawe nose umugore wanjye ko yagiye ku mugaragaro ku manywa mona pose arya azagaruka ariko to buriya kibi ni uko yari kugenda adatwite ariko ubu wamuteye ni impanga nuko yakubwiye se hoshye nzi ko ntiyari impanga abana bagiye byara babiri mfite bane babiri ahubwo ndashaka kubaza muri vakansi
ese ubundi sigiye kugera yageze n'ubundi ndashaka ko baza muri iyi minsi ubu urashaka kuzakora nzakora ikiganiro nabo barya bafite imyaka ingana bafite 10 ndafite 8 ko bakiri batora nse kuri channel yanjye se channel yawe se wemerewe kuviyora uburenganzira bwabo none buryohe kashyiraho babandi bavuga ngo kuburebure niko ko buryohe kashyiraho babara bavuga ngo muri segurira uvuga ndi bushize hari channel yabakoresheje abawe se muri vacancy ishize hari channel bajyanye kuri great icyombo uragikura icyombo wagikubwe pe cyane nyamabondo ndi mu kazi kose sha udise ntago umuntu abantu babareba bakavuga ati bari abantu barasaza ntago barimo bareba ko turimo turahiga aba nawe ufite akantu ko kwihenura ari ukubwiye ko wasaze oya harimo ababivuga ntabwo muri commentaire se jya mbibona no bano bantu rero bamwe muri twe badukurikirana iyo uvuze nk'ikintu bahita batangira ngo nguriyemera kuko baba bifuza kukubona dore babuze n'amafaranga yo kugura indi jerekani iravu none se bari barayabuze hano irara hanze nabuze n'umuntu yiyo ngo ngira ngo uze gushaka irara hanze n'amazi ahubwo ntibazabumanyara cyangwa baba babeshya ntibibaho ikigaragara nta muntu uroga nta muntu upfa kuroga biragorana ijerekani yawe ko inapfa cyane shira nyara nkawe ese nyara yewe we ni ugushaka uburyo noneho hararo narimo ndidombaguza baravuze ngo noga nk'igikeri kuko ko nibiraga nkayo kubita kandi wari uri koga buriya nta kuntu utari wagiye ntabwo nabaga nagize nyine ndashaka tuzasubirayo noneho nizere ko nyine step by step bumaze kubimenya shasembese urabwa ko nari ngiye mu mazi kuba ngo cana ya mbere yajyanyemo waba utinya koga mu buzima busanzwe oya ejo ni woze nose uko yumva muri karakaze nkaraba ejo ni ubu woze nese ubu uvuye kurwana uvuye mu kubaka mu ntabwo naryama nakarabye ntabwo jewe naryama nakarabye nose ko byose bikorerwa mu nzu naba njya kwirwa ndwana n'iki yabonye koko mwegeranye neza wegeranye na toilette nkuko wabivugaga cyane santimetero 4 oya no vango muri tsatse ibi byageze ubu ni uvango ubu umuntu agomba kuba abana nayo mu nzu nako abana nayo ku ruhande rw'uburiri neza ako n'ubundi we nabonye bisa nkaho mu bana nako mwegeranye kubana ko murabana nuko manuka nyita njya mu kumba umuntu ashaka no kubona inzu yawe akagira ngo nta kumbi ifite oya umuntu afite kuyibona akavuga ati aba mu mwobo koko kandi inzu niyo gabura hari mu twe twibwira twebwe inzu ni icirire mu mana nabonye nyirayo kandi arashaka ubundi uvuga ngo nyifite umugore nashaka kujya muri iriya yego iriya icyumba iriya ibyumviro na se ariko umugore agiye ndavuga ati ubundi ndarwana n'iki urarwana n'iki nabonye unihagazeho nyamara ufite n'ibintu kubera ko nabonye ka digital flat mbona ka interinete aza ngira interinete wayiguriye iki ko utagira ibintu byinshi wa proding we nta bintu byinshi na proding ariko nkunda kureba ibyo nakoze nese uguze nka interinete ya 5 iriya telefone se hose si ntabwo iranyembe ashaka reka najya kubona abandi bose hari umubyeyi urutundi se gura interinete mo ka flat mo kampuri akora mfite katara zimwe zinahara kifite iradunda kabisa niho bagatuza kayo se hariho ugeze ubona hariya sample iba munsi y'igitanda niyo yishyira kuko nyine ibyutsa abantu iyo wacuranze bisanzwe hanyuma ubwo zishyize munsi y'igitanda ugashyiramo indirimbo urasinzira nyamara
Hoya ngindagira. Igira ikizi. Ndagabanya. Ariko nyankunda ibintu bidunda. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, umunsi nk'uyu mu minsi yashize turi mu muganda. Yego ni umunsi w'umuganda. Ariko se nk'iyo uvuze ngo ni umunsi w'umuganda urabizi neza ko iki kiganiro nyakogera uyu munsi. Hoya wacha production byose ku muganda ntago barya. Mwajya mureka imikino. Ugandura ko turawukora ukarangira tukajya mu mirimo. Hari ibindi bintu? None se. Rero nandi kubwira ni umunsi nk'uyu mu minsi yashize kuri wowe wagaho wari uri mu igororero waba gutegereje se mama baransura wabaga umeze ufite nyine igihe nk'iki. Ntabwo nabaga mbizi ko bari gutoke abatari bunsura tuba twa telefone imiryango kugira ngo umuntu ariyandikisha ariko akaza gutungura. Hoshi ubuza bazagusura niba utazarasurwa ububizi kamubara kabagushyiriyeho bitanu. Bado kuvuga ngo muri bintu bya YouTube harimo abantu bazima wagira ikibazo bakagufasha rwose. Kuryo wafasha n'umubyeyi rwose akabura wazana n'imodoka ariko harimo n'abandi utaramuzwa n'akazi gusa. Akabamo n'abandi bifuza kumva ngo wakoze ukamuhamagara n'umugoroba umubwira ngo wampaye bitanu kandi wakoze nyina kumva akabaga yifuza nyine kumva wayamaze urimo kuvuga ngo wampaye. Noneho rimwe na rimwe ntabwo tutajya dukunda ibintu bya dozodere byo kuvuga ngo niba uvuye mu kazi witaye ngo urajya guhamagara umuntu umaze kubimeze bite ugasanga baravuga ngo ngo baraki yarakize kandi uvuga ngo igihe ubu udashaka none ubundi niba twakoranye ukaba wampembye niba nguhamagara umwaka 2 by'iki se niba wampembye nyine ningo amanza bamambura ati wampaye senka ariko ngize ikibazo kandi ko nzayakorera cyane ntabwo uvuga ngo nayubona umayubona gute se ntari ikemuka akoni ariko reka tuvuge ibintu tuganire rwose tuvuge ibintu bakwimya akazi mu gikanishi aramutse ugize gutya bikaba ngombwa kubiganiro bya YouTube biciwe mutazongera kubikora ubundo wabaho. None se narizi ko bibaho ariko wibuke ko wajuje gushaka akazi ko none se twebwe tujya naho tujya kwisa ari twerekezaho tujya namana ntazajye umuntu kubeshya ngo umuntu nyine biramutse bibuze wakora iki bibuze nyine none se ubu narizi ko nzakora ibindi narizi ko nzandisha umunwa se ibikurimo mbere no kuvuga ngo ibindi mo mbere nyine ubu nta cyo bikimaze bo baraje bavuga muri comment ngo wakwiba cyane hoya kwiba se bifa ko gusa bya bintunze no kuvuga ngo umwuga mubi no kuroga n'umwuga bifa ko gusa bigutunze no se abantu bose banamahirwe kubona aho biba nizubye uramutse ubonye akazi ko kuroguka akaba tukagutunga agakora nyama upfa kuba gusa bigutunze man wagakora ubuzima bw'abantu ukajya shaje byihorere ko nta umutima mwiza ugira nta roho ugira man nawe ku mafaranga nta santime nawe ryo twaba tuvugana wewe unabikora ibyo se njya byemera man kuba ngo umuntu ari mu kazi man abari mu kazi nta santime kabisa nataka ibya santime tuba tugomba gukora akazi nk'uko bigenwe. Nakuza nje wazongera wagize ngo umundi biki cyangwa impamvu utazi ubundi impamvu makazi urayizi impamvu wakazi ukumba nkukeneye nuko bonyeneye kandi n'ikindi no kubona ndi no abantu bagira gahunda cyakora gahunda y'urayigira baravuga ngo niyo hagira undi muntu umamagara niyo bameze atakambwira ati nyamabondo ati nze dukore mu gitondo ndavuga ati wa mfite umuntu nageze kandi ndavuga ati nabafasha amafaranga tugo rero ntabwo nshaka kuza kunshira mu bibazo rero iyo umuntu agutengushye none abaguye mu cyepe iyo utaje nagiye mu magaye busize gutanda gusuzugura kuko mbanza handi nkakugeraho bwije kugira ngo nawe ubone ko byose bishoboka cyangwa se ukanamureka nawe ukamwicira umunsi hoya ari n'ukuntu nyine umugero saa 12 ngo ibintu none ugiye guteka iki ngiye guteka akaboga rero sasa waranabimenye se iki se nzataha ubukwe
ejo ni ku cyumweru cyumweru se uzataha ubukwe ejo nzataha ubukwe mwana ugiye kurungura se cyangwa oya nubwo abandi mfite na invitasiyo ni bwa wundi umugore wawe watwereyemo se uriya wari uri hano ese ko watwereye uzagenda wenyine cyangwa uramwisunga nzashaka igikapu urashaka igikapu Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.